Umusore witwaga Liya yari afite imyaka 25 ariko ubuzima bwe bwari bumaze kumwereka ko ubukene bushobora gutuma umuntu aba atazi n'icyo hazaza hamuteganyirije. Yarasuzugurwaga kandi agafatwa nabi bitewe n'ubukene bwe. Yabaga mu cyumba gito yakodeshaga mu gace k'abantu bakennye, akabeshwaho n'imirimo y'amaboko yabonaga rimwe na rimwe, kandi hari iminsi yaryamaga atariye neza kubera kubura amafaranga. Nubwo yari umukene, yari umuntu utuje, utajya mu makimbirane n'abandi, kandi agakunda gufasha abandi mu gihe yabaga bishoboye. Umunsi umwe ubwo yaravuye gushaka akazi ariko ntakabone, yicaye ku ntebe hafi y'umuhanda araruhuka. Umugabo uri wicaye iruhande rwe ahita amureba nabi, maze aratekereza ati uyu musore ntacyo azageraho, yicaye hano nk'umuntu utegereje ko abandi bamugaburira. Liya yahise yindukira aramureba, atungurwa n'uko ibyo bitekerezo yarabyumvise mu mutwe we nk'aho uwo mugabo yarabivugiye hejuru. Yatekereje ko wenda ari ukwibeshya, ariko hashize akanya umukobwa uri hafi yaratekereza ati uyu musore arasa neza ariko ndabona ari umukene cyane. Liya nabyo yarabyumvise, yaragurutse aragenda ariko akomeza kwibaza ibyari bimubayeho. Yatangiye gusobanukirwa ko hari ikintu kidasanzwe cyari cyamubayeho. Yashoboraga kumenya bimwe mu bitekerezo by'abantu, cyane cyane ibitekerezo by'ababaga bafite imitima mibi cyangwa se bafite umugambi ukomeye ushobora guteza umuntu ibibazo. Ariko ntiyashoboraga kumenya ibyo buri muntu atekereza byose, kandi ikintu cyamubabazaga kurusha ibindi byose ni uko yatekerezaga ku buzima bwe bwite, nta kintu na kimwe yabonaga. Bukeye bwaho iwabo baramuhamagaye bamubwira ko abana bose baraza bagahura n'ababyeyi babo, bakabaha imirage yabo kugira ngo ababyeyi nibapfa buri mwana azamenye umugabane we. Liya yaramaze igihe atabasura, kandi nubwo arazi ko abenshi mu muryango wabo bari barabaye abakire, we ntacyo yari afite. Yambaye imyenda yumvaga ko ari myiza, amaze afata urugendo agiye iwabo. Hamwe yagiye n'amaguru, arushye atega imodoka, agera ahandi atega moto, ikindi gice kigenda n'amaguru kugira ngo aze kubona amafaranga yo kumugarura. Ageze mu rugo yasanze abandi bana bose bamaze kuhagera, bamwe bazanye imodoka zabo nziza, abandi bambaye imyenda ihenze, baganira n'ababyeyi babo bishimye. Liya we yinjiye akerewe, afite umunaniro wo kugenda n'amaguru no gutega imodoka na moto, ariko ariyumanganya yinjira amwenyura. Akihagera abanje guhobera mukuru we wa mbere witwaga Mufasa. Mukuru amubwira ko yishimiye ko amubonye, ariko uwo mwanya Liya ahita amera nk'asinziriye gato, maze mu mutwe haza amashusho y'ibyo mukuru we yari ari gutekereza. Yaratekerezaga ati uyu ni murumuna wanjye koko, yaje n'amaguru cyangwa yateze na moto, kari kunuka, nta n'umwenda muzima agira. Nuko turi mu rugo naho ubundi yankoze isoni, ntabwo nakabaye muvugisha. Liya yamurebye mu maso arakomeza asuhuza undi witwaga Fizo, nawe aramuhobera, ariko mu mutwe abona andi mashusho. Uwo yari ari gutekereza ati dore bagiye kutugabanya imitungo, ariko Liya ntibakamuhaye byinshi, ntacyo amaze mu muryango wacu, kandi nta n'umwe yigeze afasha. Mushiki we witwaga Sifa yaratekerezaga ati uyu mwana ubukene bwaramwishe, nta muryango uburamo ikigoryi koko, dore nawe yaraturumbiye azapfa ntacyo yimariye. Undi mushiki we witwaga Ziri yaratekerezaga ati ubundi nakabaye mwihakana, nuko turi hano, iyo abatari umwe muri twe mama na papa bari kuba barabyaye abasirimu. Mushiki wabo muto witwaga Sara niwe wamutekerezagaho neza, we nta kintu kibi yamutekerezagaho, ahubwo aramufitiye impuhwe avuga ati Liya arananiwe, reka mbanze mugaburire. Yagiye kumuzanira amazi, amaze kuyanywa mu bigori bitetse, arongera aratekereza ati abandi bana barakize, nubwo batabaho umugabane bakomeza kubaho neza, ubundi Liya niwe ukeneye guhabwa umugabane munini. Liya yaratuje yicarana na bakuru be babiri na bashiki be batatu, bose hamwe bakaba abana 6, ariko uko inama yabaga niko amashusho yarushagaho kuba menshi. Se ubwe yatangiye kuvuga ko bagiye kuganira ku mitungo no ku buryo barayigabana. Liya ahita abona amashusho y'abavandimwe be mu mutwe we, bamwe bibazaga ko baragabana, abandi batekereza ko bakwiriye guhabwa bike, ntibamubone nk'umuntu wagize uruhare mu gufasha ababyeyi. Amaze kubona ayo mashusho menshi, umutima wateye cyane, ahita ahaguruka abwira Bara ati mumbabarire gato ngiye ku bwiherero. Yavuye mu cyumba ajya kwiherera, ariko atari kujya mu bwiherero koko, yagiye ahantu hatuje kugira ngo atekereze ku byari bimubayeho. Yicaye wenyine aribaza ati ariko ubu narasaze, ndi kurota, ibintu ni ibiki, cyangwa kuko natangiye kubona ibitekerezo by'abantu. Yibutse uko buri wese yamuhobeye, uko yamurebye, n'amashusho y'ibitekerezo byahise abona, arivugisha ati niba ari ukuri koko abo bantu b'umuryango wanjye baranyanga. Amaze akanya gato yaragarutse yicara aho yarasanzwe yicaye, maze areba nyina. Ako kanya yahise abona igitekerezo cyatekereza ati Liya ni umwana wanjye ariko ntacyo amariye, nawe yahehese ngaraje rero, ubundi akwiriye guhabwa uwuhe mugabane koko, abandi bana banyitaho, we ntacyo ampa, buriya anywa ibiyoga agasinda akajya mu ndaya, inda ye akaba yaravuyemo, nicuza kuba naramubyaye. Liya yarababaye, ariko areba ahita abona igitekerezo cye gitandukanye n'icya nyina. We yaratekerezaga ati nanjye nigeze kuba umukene, kandi nzi ukuntu ubuzima bugora umuntu. Liya ntacyo atanga uyu munsi, ariko ibyo ntibivuze ko ntacyo azageraho. Ubuzima bwe bushobora kuzahinduka, akazatwitaho nyuma y'abandi bose, ashobora no kuzarenga kuri bakuru be, kandi nubwo akomeza kuba umukene, nkunda ukuntu anyubaha, niwe nagahaye umugabane munini nkurikije ukuntu anyubaha, ariko nanone abandi bateza akavuyo. Liya yabonye ko se na Sara ari bo bonyine bari bamukunze mu muryango wose,
yagerageje kwihangana ariko uburakari buramufata maze ahaguruka imbere yabo bose aravuga ati mwese muranyanga. Abari aho barumiwe kuko nta n'umwe wari wavuze ko amwanga. Eliya yananiwe kwihangana arakomeza ati wowe Mufasa uratekereza ko nakwiriye guhabwa umugabane ungana n'uw'abandi kuko ntacyo maze mu muryango? Ngo ntacyo maze koko warasaze? Fizo wowe ukamubera wisetsa nyamara utekereza ko ntacyo nakabaye impabwa? Mama nawe kuko nari nizeye ngo indangi iba yaravuyemo. Ubwo businzi n'uburayi nshinja wabumfatiyemo ryari? Gukena se mbizire? Sifa ngo ubona ndi ikigoryi? Mbabajwe na Ziri nibwiraga ko ari we nkunda none ngo yakaba nyihakana. Yifashe mu mutwe ariko abandi barahangayika cyane, buri wese atangira kwibaza uko Eliya yaba abimenye. Gusa Mufasa ufite imodoka irenze imwe yahise yihagarara aravuga ati nibiki urimo kuvuga? Nta muntu uri kuvuga ibyo byose uvuze. Mushiki we Ziri yarasakuje ati ntabwo ari byo natekerezaga. Ariko nubwo babihakanaga ubwo bwari bwabatashye kuko buri wese yarazi ko Eliya yavuze ikintu yaratekereje koko. Eliya yarirakaje ati nibyo mutekereje? Papa na Sara nibo bantekerejeho neza. Sara abona ko nkwiriye guhabwa umugabane munini kuko ntacyo mfite, papa akabona ko nanjye nzagira icyo ngeraho ko kandi nubwo ntacyo nageraho naba nkiri umwana we. Sara yaratitiye ati Eri ureba abantu mu mutwe? Kuko Sara yarabyemeye abandi nabo babize icyuya, nyina arazengerera bose barabibona. Se yamurebye igihe kirekire maze aramubaza ati mwana wa ushobora kumenya ibyo umuntu atekereza? Eliya ntiyamusubije ako kanya ariko se yahise yumva ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye ku mwana we, arabaza ati ese uyu mwana yaba yarahawe impano idasanzwe yo guhanura? None se uri umuhanuzi? Yababajwe no kubona ko abana be bitandukanye n'umwe muri bo kubera ubukene bwe, maze yaramubwira ati data umugabane wanjye nimutindeho, niba ari umushaka kumpa muwushyire ku ruhande cyangwa muwubahe niba babishaka. Njye sinaje hano nje kurwanira umutungo cyangwa ngo ntongane n'abavandimwe banjye, naje kuko muri umuryango wanjye nari mbakumbuye. Umusore yazenze amarira mu maso, Sara amureba aramubwira ati mwana wanjye ngusabye imbabazi, ntabwo umutungo ukwiriye gutuma umwana wanjye yumva ko adakenewe. Eliya ntiyongeye kugira icyo avuga ahubwo ahobeye Sara ahita agenda adasezeye. Bamwirutseho ngo bamusabe imbabazi afunga amatwi aragenda ku muhanda yicara kuri moto asubira mu mujyi. Abari basigaye mu rugo ni wese bakomeza inama. Buri wese yatangiye gutinya mugenzi we atekereza ko ashobora kuba ameze nka Eliya akaba ari kureba ibitekerezo bye. Mufasa yarakaye cyane avuga ko ibyo byose bishobora kuba ari uburyo bw'amarozi umusore yakoresheje kugira ngo abone ibyo batekereza. Sifa we yakomeje gutitira kuko ibyo Eliya yari yavuze byari byamukoze ku mutima. Nyina wa Eliya nawe yarababaye ariko gutekereza ku mwana we yatangiye gutinya ko Eliya ashobora kuba yaramenye n'ibindi byinshi yari amaze imyaka atekereza. Se yararakaye cyane areba abana be bose arababwira ati ubumenye ko ikibazo atari umutungo, ko ikibazo ari urwango mumufitiye. Mugira umururumba kandi muri abakire. Ntabwo nshobora kwemera ko umwana wanjye ahabwa bike kubera ko ubu ngubu ari umukene. Ejo ibintu byahinduka. Yahise afata umwanzuro ko umugabane wari ugomba kuba munini kurusha uw'abandi kandi ko batagomba gutegereza ko ababyeyi babanza gupfa, ko umugabane bagomba guhita bamwandikishaho ako kanya kugira ngo Eliya atangire awukoreshe hatazagira nongera kuwumukuraho. Eliya amaze kubimenyeshwa kuri telefoni yarishimye kuko yarabonye ko se atamwibagiwe, ariko muri ako kanya yaricaye wenyine mu mujyi, umunezero wivanzemo urujijo. Yibaza ati niba kumenya ibyo abantu batekereza byamfashije kumenya ukuri kw'abavandimwe banjye, ese ni umugisha cyangwa ni umuvumo? Niba buri muntu agira ibitekerezo atifuza ko abandi bamenya, njye nzabaho ko nshobora kubibona. Mbere yabonaga abantu akabafata nk'uko bamwigaragarije inyuma, none muri ako kanya buri muntu amenyaga ibyo ari kumutekerezaho. Abo mu muryango we batangiye gutinya kongera guhura nawe kuko buri wese yatinyaga ko Eliya ashobora kongera kubona ibyo batekereza. Eliya nubwo yaratangiye kubona ko impano ishobora kumufasha, yatangiye no kwifuza ko umunsi umwe yazongera kubaho nk'abandi, namenye ibitekerezo by'umuntu uwo ari we wese. Eliya amaze iminsi mike mu mujyi yafashe umwanzuro wo kongera kujya gushaka akazi kuko umutungo yari yarahawe na se atashakaga kuwurya gusa. Yagiye mu ruganda runini rw'umukire wari ufite ibigo byinshi asaba akazi ko gukora imirimo isanzwe, maze umukire amuha ako kazi ko gufasha mu bubiko. Mu minsi ya mbere Eliya yakoraga cyane muri ubwo bubiko, ntiyivanga mu makimbirane kandi akubaha abantu bose, ariko impano ye ntiyigeze izima. Ntiyamenyaga buri gitekerezo cyose abantu batekerezaga, ariko iyo umuntu yagiraga umugambi mubi cyangwa akaba agiye kumukorera ikintu cyamugirira nabi, rimwe na rimwe amashusho y'uwo mugambi yahitaga aza mu mutwe we. Umunsi umwe sebuja yashakaga kumwohereza mu kindi kigo kugira ngo ajyane inyandiko n'amafaranga, ariko manager wari uhari yahise amubuza. Yabona mu mutwe igitekerezo cya manager ko aho hantu hari abantu bashobora kumugirira nabi, ko bashobora kumwambura ayo mafaranga kandi ko sebuja atazi amakuru yose. Manager bamwe babonaga nk'umuntu udakora neza w'umugome. Eliya yabonye ko ari umuntu mwiza burya, yabaga yatekereje kure. Byarangiye sebuja yumviye manager ahamagara uwo muntu wo kuri icyo kigo aba ari uza kubyitwarira. Eliya yakomeje gukora muri icyo kigo ariko nyuma y'igihe yumva ko atagomba kuhaguma maze asezera ku kazi. Yafashe umutungo se Eliya yaramwanditseho awukoresha mu gutangiza ubucuruzi buciriritse
kandi kubera ko yarazi gutandukanya abantu bafite umugambi mwiza n'abafite umugambi mubi kuri we, agenda ahitamo neza gukorana nabo. Ubucuruzi bwe bwagiye butera imbere, yagura ibikorwa, atangira kubona inyungu nyinshi, maze mu myaka mike aba umukire ukomeye. Icyo gihe abantu benshi batangiye kumushakisha, bamwe bakaza bamwegereza bavuga ko ari inshuti ze za kera, abandi bakamwita umuvandimwe, bakamwereka ko bamukunda. Ariko Eliya yabarebaga rimwe na rimwe akabona ibitekerezo byabo. Umwe yabaga ashaka kumugira inshuti kubera amafaranga, undi ashaka akazi cyangwa agamije kumushuka ngo amufashe mu mushinga we. Ariko hari na bamwe babaga bamukunda by'ukuri. Ntiyigeze ababwira ko azi ibyo batekereza, ahubwo yabigumishaga mu mutima we, agakomeza kubitwaramo neza, ariko akamenya uwaha icyizere n'uwo yitondera. Uko imyaka akomezaga gushira, Eliya yaje kuba umukire ukomeye, atangira kwifuzwa n'abantu benshi kurushaho. Ariko nubwo yari afite amafaranga, umutungo n'abamushaka, ikibazo kimwe cyakomeje kumugaruka mu mutwe. Yaribazaga ati, ese ko mfite byose, ubu iyi mpano ntiyaje gutuma amenya ukuri kw'abantu kugira ngo imbuze amahoro? Nyuma yo kuba umukire ukomeye, Eliya yatangiye gukundwa n'abakobwa benshi. Bahuriye muri kafe imwe, aho Eliya yajyaga kunywera ikawa nyuma y'akazi. Layite yari umukobwa w'umukene wakoraga akazi ko kwakira abakiriya, ariko Eliya ntiyamubonaga nk'umukobwa w'umukene, yamubonaga nk'umuntu w'umutima mwiza, kandi bagendaga baba inshuti gake gake. Umunsi umwe, nyuma yo kuganira igihe kirekire, Layite aramubwira ati, Eliya, sinzi impamvu, ariko numva nshobora kukwizera. Eliya amwenyura ati, nanjye niko mbyumva. Hari igihe umuntu ahura n'umuntu akumva ko amuzi kuva kera. Layite aseka ati, ariko wowe hari byinshi utambwira. Eliya ati, nuko nanjye hari ibyo ntarabona impamvu yo kukubwira. Layite ati, none se uranyizera? Eliya ati, yego. Uwo mwanya Eliya yatangiye kubona mu mutwe w'amashusho. Yabonye Layite ari mu nzu nziza, yambaye imyenda ihenze, afite amafaranga menshi, ari kwibwira ati, ndamukunda. Ariko mukundira ko turamutse tubanye ubuzima bwanjye bwose bwahinduka. Ntabwo mukunda cyane, gusa ntacyo nakora ngo mutakaze. Eliya yaracecetse aramureba, ariko ntiyagira icyo amubwira. Layite aramubajije ati, kuki utuje? Eliya ati, nta kibazo. Nyuma yaho yakomeje kumuganiriza neza, ariko agenda amushyiriraho intera kugeza ubwo Layite yabibonye. Umunsi umwe aramubajije ati, hari icyo nakoze kibi? Eliya ati, oya, ntekereza ko twakomeza kuba inshuti gusa. Layite yarababaye ati, ariko se ni ukubera iki? Eliya ati, hari abantu biza ushobora gukunda, ariko mukaba mudafite intego zimwe. Layite ntiyabyumvise neza, ariko yaratuje aramureka. Nyuma y'igihe Eliya yahuye na Diane. Diane yari umukobwa akuriye mu buzima busanzwe, atari umukene cyane kandi atari umukire, ariko azi kwiyitaho kandi afite akazi ke. Bahuriye mu birori by'inshuti, Diane aramubwira ati, nari nzi ko abakire mutagira umwanya wo kuganira n'abantu basanzwe. Eliya aseka ati, nanjye nari nzi ko abakobwa beza mwese mutavugana n'umuntu uwo ari we wese. Diane ati, njye mvugisha uwo ari we wese rero. Batangiye kuganira kenshi, baba inshuti. Diane atangira kumwizera. Eliya nawe yumva ko noneho abonye umuntu utandukanye na Layite. Umunsi umwe impano ye yongeye gukora, abona mu mutwe wa Diane amashusho y'ubuzima bwe ari mu rugo runini rwa Eliya, agenda mu modoka, akora ingendo mu myambaro ihenze, maze yumva igitekerezo cye kigira kiti, ndamukunda, gusa simukunda cyane. Ntabwo nifuza gusubira mu buzima busanzwe ngo nuko namukunda cyane. Nubwo twaba n'igihe gito tugahita duhana agatanya, nkibonera biriya bifaranga, nazabaho neza. Umusore yarababaye kuko amagambo yari atandukanye n'ibyo yabonaga imbere muri we. Diane aramubajije ati, Eliya, kuki unyitegereza utyo? Eliya ati, nari ndi gutekereza. Diane ati, kuki uri gutekereza kandi turi kumwe, uri gutekereza ibiki? Eliya amwenyura ati, uragira ngo niba ndi kumwe nawe ntatekereza? Diane ati, nyine ntugatekereze cyane, none se n'ibiki bindi utekereje? Ubwenge bwawe bujyanye ahandi. Umusore ati, natekerezaga ku kuntu umuntu ashobora kuvuga ikintu kimwe, ariko imbere muri we hakaba hari ibindi. Diane yagize ubwoba, yibaza niba ari yamenye ibyo atekereje, ariko aramureka. Nyuma y'iminsi mike Eliya nawe yatangiye kumureka buhoro buhoro, ntiyashaka kumubabaza cyangwa kumushinja amakosa. Diane nawe yagiye asubira inyuma, Eliya asigara yibaza ati, ese ndabona umuntu nkunda kubera uwo ndi we, atari ukubera ibyo mfite? Nyuma y'uko Layite na Diane batandukanye na Eliya, ntiyahise areka kwizera ko hari umukobwa ushobora kumukunda atitaye ku mafaranga ye. Yaje guhura n'uwitwa Chantal, umukobwa wari usanzwe azi ko Eliya afite amafaranga menshi, ariko ntiyahise amwereka urukundo rwinshi. Ahubwo akundaga kumusaba utuntu dutandukanye, rimwe na rimwe akamubwira ko amafaranga y'ubukode yabuze, ubundi akavuga ko afite ikibazo cy'amafaranga yo kwivuza, cyangwa ko hari icyo agomba kwishyura cyihutirwa. Eliya yaramufashaga akamufasha muri buri kimwe, kuko ntabwo impano ye yakoraga ngo arebe ukuntu bimeze. Kandi Chantal nawe akomezaga kumubwira ati, Eliya, nta wundi muntu niringira nkawe. Umunsi umwe Chantal yaramuhamagaye nijoro aramubwira ati, Eliya, ndagukeneye cyane, nifuza ko tubonana byihutirwa. Eliya yaragiye barahura, Chantal aramubwira ati, hari inshuti yanjye yapfuye, yari ituye kure cyane kandi n'amafaranga yo kujyaho mfite. Eliya yaramubajije ati, ninde wapfuye? Chantal ati, ni umuntu twari tuziranye kera turi inshuti, kandi sinabura kujya kumushyingura. Ubu sinshaka kubivugaho cyane kuko biri kundya umutima, ndumva mbabaye. Eliya yamuhaye amafaranga, Chantal aragenda.
Hashize iminsi mike Chantal yagarutse amubwira ati warakoze cyane ko waranyumvise. Guhera uwo munsi rero yatangiye kumwizera cyane, gusa impano yirongera irakora maze mu mutwe haza amashusho nk'aho ari kureba filime. Yabonye Chantal atekereza ati ubushize namubeshye ko phone bayibye nyuma nkoresha urupfu rw'umuntu. Uyu musore afite amafaranga menshi cyane, icyo namubwira cyose yacyemera. Reka mubeshye ko mfite isabukuru vuba cyane azankorera ibirori njye n'inshuti zanjye. Nama amafaranga ngo mbitegure nzaryaho 2/3 nuko 1/3 buri cyo nteguzamo ibirori, kandi inshuti zanjye zaza dusangire mfata amafoto mwereke ko nagize anniversaire ariko nzaba ndi kumubeshya. Iriya yaracecetse aramureba. Chantal aramubaza ati kuki unyitegereza utya? Iriya ati nari ndi kwibaza niba hari igihe umuntu aba ashobora gusaba imbabazi ku kintu yakoze kandi akavuga ukuri. Chantal tushatse kuvuga iki? Ninde wasaba imbabazi? Iriya ati ntacyo, ugenda uruhuke. Ariko Chantal amaze kugenda yaramuhamagara amubwira ati nibagiye kukubwira ko mfite isabukuru. Iriya yararakaye aramubwira ati amafaranga naguhaye imbere uzayagumane, sinshaka kongera kunsaba andi. Chantal ati kubera iki? Hari icyo nakoze kibi? Iriya ati oya ntacyo, gusa hari igihe umuntu amenye ko gufasha umuntu bitandukanye no kumushyira mu buzima bwe. Chantal yararakaye avuga ko Iriya yahindutse kubera amafaranga yamusabaga, ariko Iriya ntiyigeze amubwira ko azi ibyo yatekereje. Nyuma yaho yahuye n'undi mukobwa witwaga Fille, kandi we ntiyaje amusaba amafaranga menshi, ahubwo amwerekaga urukundo rukomeye, akamubwira ko ashaka kubana nawe kandi ko Iriya ari umuntu wenyine yigeze gukunda. Iriya nawe yatangiye kumukunda kuko Fille yarazi kuvuga amagambo meza kandi akamwereka ko atitaye ku mutungo we. Umunsi umwe Iriya yaramubajije ati Fille, umunsi natakaza amafaranga yanjye yose wakomeza kuba iruhande rwanjye? Fille yaramuhobera aramubwira ati niyo waba nta kintu ufite nakomeza kugukunda. Iriya yarishimye cyane, ariko uwo munsi Imana yirongera irakora, yabonye amashusho atandukanye cyane. Fille yaricaye wenyine atekereza ku nzu ya Iriya, ku modoka ze, ku mafaranga, maze igitekerezo cye kiza kigira kiti ndamukunda koko, ariko amafaranga ye niyo nkunda kumurusha. Nindamuka mbanye nawe nzamwica hakiri kare, nzamwica tutarabyarana, ibintu bye byose bibe byanjye. Nawe undi uzamenya ko ari njye wamwishe kuko nzamuroga gwe mu kazi, nzamurogera mu rugo apfire mu kazi. Iriya yumvise umutima uteye cyane, areba Fille wari ukimufashe ukuboko aramubaza ati wambwira ikintu kimwe nifuza kumva? Fille tushaka kumva iki? Iriya ati iyo umuntu akubwiye ko agukunda ariko imbere muri we akaba ateganya kukugirira nabi, utekereza ko urukundo rwanyu rwaba rugifite ishingiro? Ese urukundo rwanyu rugakomeza kugira agaciro? Fille yamurebye afite ubwoba ati kuki umbajije ibyo bintu? Iriya yanze kumusubiza, ahubwo aramureka aragenda kuko yaramaze kubona ko ashobora no gupfa. Umukobwa yagiye yibaza ati yaba amenye ibyo natekerezaga se? Bigenze bite kugira ngo ahinduke mu kanya gato nk'ako guhumbya bigeze aha? Nyuma ya Fille, Iriya yabanje kumva atinya urukundo, gusa nyuma y'igihe yongeye guhura n'umukobwa witwaga Renata. Bahuye umunsi Iriya yafataga urugendo rurerure, akamara amasaha agenda muri kaburimbo ari wenyine yanasize telefone. Yageze kure ahura n'uwo mukobwa ari kuvoma, amusaba amazi baraganira. Uwo mukobwa yaramwishimiye kuko Iriya yarazi kuganira, birangira Iriya yanamusabye nimero. Nimero yanditse ku gapapuro kuko yari yagiye gutembera nta telefone ajyanye. Yabeshye uwo mukobwa ko bamwibye telefoni kuko yari yaje muri ako gace aje gutembera, ariko amusezeranya ko azamuhamagara nagura inde. Nyuma yaramuhamagaye batangira kujya bavugana, baba inshuti, urukundo rutangira kuza. Icy'ingenzi kuri Iriya ni uko Renata atarazi ko ari umukire, kuko iyo bahuraga amubonaga nk'umusore usanzwe, akamukunda kubera ko amwitwaraho, ukamwumva n'ukamwubaha. Bamaze gukundana bihagije, Iriya yibwiye Renata neza, amubwira ko ari umukire, anamubwira ko umunsi bahura yari yashatse kuruhura mu mutwe akajya kure y'abantu bamuzi gusa. Renata amenye ko Iriya ari umukire ukomeye cyane aratungurwa. Yaramubajije ati Iriya, kuki utigeze umbwiza ukuri? Kuki utambwiye ko uri umukire bingana uko? Iriya amwenyura ati nashakaga kumenya njyewe ubwanjye mbere yo kumenya ibyo ntunze. Renata yarababaye, aho kumwishimira kubera ubukire bwe atangira kugira impungenge. Yaratekereje ati uyu musore ndamukunda kandi nzi ko umutima wari mwiza, ariko ubukire bwe bunteye ubwoba. Ese nimba umugore we azakomeza kunyubaha nk'uko anyubaha ubu? Abagabo b'abakire bamwe na bamwe iyo bari mu rugo barahinduka, umugore bakamusuzugura cyangwa bakamufata nk'umukozi wo mu rugo kuko baba bamumenyera buri kimwe. Sinshaka kuzaba umugore utagira ijambo kubera ko umugabo wanjye afite amafaranga. Iriya yabonye ibyo bitekerezo ariko ntiyabimubwira, ahubwo umunsi umwe yaramubajije ati Renata, ubona ubukire bwanjye ari ikibazo buguteye? Amureba ati ndabwishimira kuko ari umugisha wabonye, ariko nanone buntera ubwoba. Iriya ati mu buhe buryo? Nawe ati ninya ko umunsi umwe nitubana ukagira amafaranga menshi kurusha ayo ufite ubu, uzatangira kubona ko umugore wawe ntacyo maze. Ndatinya ko wenda wazajya uvuga uti inzu ni iyanjye, amafaranga ni ayanjye, ibyo nkubwira byose ugomba kujya ubikora. Sinshaka kubaho gutyo rero. Iriya yamufashe ukuboko aramubwira ati iyo mba naragukunze kubera ko mfite amafaranga, wari kuba ufite impamvu yo gutinya, ariko igituma ngukunda nuko nanjye wakunze njyewe ntukunda ibyo ntunze.
ntabwo nzashaka umugore wo gutegeka, nzashaka ko tuzafatanya kubaka urugo rwacu. Renata ati nicyo nashakaga kumva. Kuva uwo munsi yari yamukunze kurushaho kuko ibyo yabonaga mu maso he, ibyo yamubwiraga byahuzaga n'ibiri mu mutima. Ibyo yatekerezaga ni nabyo yavugaga. Nyuma y'igihe yaramubajije ati none se wigeze utekereza ku mafaranga yanjye? Umukobwa aseka ati nayatekerejeho cyane cyane nyuma yo kumenya ko yafite, ariko sinigeze ntekereza kuyagira yanjye. Icyo nshaka nuko niba tuzabana, ibyo ufite bizadufasha kubaka ubuzima bwiza kandi nanjye nkagira uruhare mu byo nzashobora. Eliya yafashe umwanzuro wo kumusaba ko babana, tegura ubukwe bukomeye cyane. Ubukwe bwa Eliya na Renata bwari bwateguwe neza, abantu bishimye, indirimbo zicurangwa, abashyitsi baseka. Ariko hagati muri uwo munezero, Eliya yaragikomeje kwitonda. Impano ye yari yatangiye kumwereka ibintu byinshi cyane. Yabonaga abantu bafite imigambi mibi ariko akabihorera. Igihe cyo kurya kigeze, babanje kuzana ibiryo by'abageni ngo babanze batamikane babimburira abandi. Eliya akireba ibiryo bari bazanye ngo bitamikane n'umukunzi we, impano ye sikora cyane. Abona amashusho y'umukobwa wari ubizanye ari gutekereza ati nashyizemo uburozi. Barabirya baze gupfa nimugoroba cyangwa bazapfa ejo. Ndabizi neza ko buramara amasaha menshi butarabica. Amafaranga mukuru yampaye ni menshi ngo muroge, kuko ashobora kuba umukire kumurusha kandi Mufasa ntabishaka. Mufasa atangiye gusubira inyuma, none uyu musore ari kumukirana buri munsi. Eliya yahise ahaguruka asunika isahani aravuga ati ibi biryo ntabwo tubirya. Abashyitsi bose baracecetse, Renata nawe umureba atunguwe, maze Eliya arakomeza ati uyu mukobwa yitwa Zora, azi neza impamvu nabiriye. Mu mutima ari gutekereza ko nitubirya njye n'umugore wanjye turaza gupfa, kandi amafaranga yahawe na mukuru wanjye Mufasa niyo mushutse ngo adushyiriremo uburozi. Mufasa ntashaka ko nkomeza gukira ngo nazamurusha ubukire. Zora yaratitiye abira ibyuya, agwa hasi ariko ntiyata ubwenge. Abantu barasakuza, bamwe barahaguruka, abandi batangira gusubira inyuma. Mufasa yahise ahagarara aravuga ati ibyo ni ibinyoma. Eliya urimo kuntukira imbere y'abantu? Eliya amureba ati ntabwo ngushinja ibyo utatekereje, ndaguhishurira ibyo wari watekereje. Zora yagerageje guhaguruka aravuga ati Eliya si umuntu kuko abuze ibyo ntekereje. Yatangiye gusaba imbabazi aravuga ati yampaye miliyoni 5 ngo mbikore. Mufasa yaracecetse kuko amagambo ya Zora yaramutamaje, kandi n'ubundi yarazi ko Eliya areba mu bitekerezo by'abantu, ariko yibwiraga ko wenda uwo mukobwa aragenda aratari kubitekereza akamoroga akigendera. Eliya ntiyagarukiye aho, ahubwo yarebye umugabo wari wicaye iruhande aho bari bagiye gutamikanira ibiryo, aravuga ati nawe wari ubizi? Wari uzi ko ibiryo birimo uburozi kandi wari utegereje kureba niba mbirya? Ntabwo ari wowe wandoze, ariko wari ufite amakuru. Uwo mugabo nawe yahise atangira gutitira. Renata aramwigira aramubaza ati Eliya ibi byose ubimenye ute? Eliya yaramwongoreye ati uyu munsi sinshaka kongera kubihisha. Igihe nari umukene nabonye bwa mbere ko nshobora kumenya bimwe mu bitekerezo by'abantu. Nabonye urwango rw'abavandimwe banjye, mbona abanyiyegereza kubera amafaranga n'abashakaga kungirira nabi, ariko naracecekaga. Icyo nabonaga cyose nakibikaga mu mutima. Uyu munsi ariko ubuzima bwawe n'ubwanjye bwari buri mu kaga, sinashoboraga gukomeza guceceka. Renata yagizemo ubwoba, atangira kumva ko ibyo yatekereje byose uwo musore abizi. Se wari yahise ahaguruka imbere y'abashyitsi aravuga ati nimwumve neza, umwana wanjye afite ubushobozi budasanzwe bwo kumenya bimwe mu bitekerezo by'abantu. Niyo mpamvu uyu munsi ibyo mwari mutekereje yabivuze mutabimubwiye. Abantu bose bahise bashya ubwoba. Bamwe bari bamaze kumutekerezaho nabi bahise bareba hasi, abandi barahaguruka bagenda bucece. Naho bamwe mu muryango we baza imbere bamubwira ko bamugiriye urwango kubera ubukire n'ubukene, ariko ko noneho babajwe n'ibyo bakoze. Eliya yarabarebye maze Imana irakora, abona bamwe muri bo bavuga ukuri. Yarabababariye, ariko Mufasa akomeza kubihakana kugeza igihe ibyo byasuzumwaga maze bigasangwa bifite uburozi. Abari bateguye umugambi barafashwe, ukuri kuramenyekana, ubukwe bukomeza nyuma y'igihe gito, ariko icyo gihe abantu basaga naho bashizemo bitahiye. Abari bafite urukundo nyakuri nibo bari basigaye, abari baje kubera inyungu zindi cyangwa bamutekerezaho nabi baragiye kugira ngo atabatamaza. Renata yaramwegereye amufata ukuboko aramubwira ati Eliya ubumenye ko wankunze ubizi neza ko nanjye gukunda by'ukuri. Si ngombwa ko nkwiriye kubihamya kuko niba ubasha kureba mu mutima ubwo ngubwo urabibona. Njye sinshaka umutungo wawe, ni wowe nkunda gusa. Eliya amwenyura aramubwira ati ibyo ngibyo nabimenye kera, nabimenye umunsi wa mbere nkikubwira neza uwo ndiwe by'ukuri. Ubukwe bwararangiye, barabana bubaka urugo rwabo. Nyuma abavandimwe bamwe bongera kuza kumusaba imbabazi. Eliya abona ko babivuga batabeshya arabababarira, ariko kuva uwo munsi abantu benshi batangiye kumutinya kuko buri wese yatinyaga ko ashobora kumenya ibyo atekereza. Nyuma y'imyaka Eliya yatangiye kubona ko impano ye igenda icika intege buhoro buhoro. Amashusho yagendaga aba make, ibitekerezo bibi by'abandi ntibikomeze kugaragara nk'uko byahoze, kugeza igihe umunsi umwe yabonye umuntu amureba ariko ntagire ikintu na kimwe abona. Eliya yaratangaye, ariko uko kubabara araseka abwira Renata ati ntekereza ko noneho nongeye kuba umuntu usanzwe. Renata ati nibyo nifuzaga nanjye kuva na mbere, kuko kuba nzi kuzi ibyo ntekereza byose hari igihe numvaga bimbangamiye. Uzi gutekereza akantu kose uzi ko umuntu ashobora kuba ari kukareba.
Eliya na Renata bakomeje kubana neza babyarana abana 4 kugeza ku munsi Eliya yapfiriye hazize impanuka. Abana be, umugore we n'abandi bantu bari bazi amateka ye bakomeje kumwigiraho isomo rikomeye. Ntukagirire umuntu urwango cyangwa ngo mutegurire umugambi mubi, kuko uba utazi icyo ashobora kuba cyo nyuma yaho. Uyu munsi ushobora guhemukira umuntu kuko akennye, ejo ubuzima bwahinduka ugasanga ari umukeneye. Ariko ikiruta byose, ntukemere ko amafaranga ahindura umutima wawe, kuko rero yamenye ko umuntu ashobora kugira umutungo mwinshi, ariko amahoro nyakuri akava ku bantu bamukunda by'ukuri, bakamukundira uwo ari we atari ku byo atunze. Iyi nkuru yari ntiyabayeho, ahubwo ni inkuru yo kugira ngo umuntu wese ajye yitondera ibyo atekereza ku bandi. Ubushobozi Eliya yari afite bwo kumenya ibitekerezo by'abandi ni igitekerezo cyakoreshejwe mu nkuru kugira ngo ubutumwa burusheho kumvikana. Ariko hari ikintu gishimishije, umuntu umeze nka Eliya mu kumenya ibiri mu mitima y'abantu wabayeho mu mateka ni Yesu Kristo. Bibiliya igaragaza ko Yesu yajyaga amenya ibitekerezo by'abantu, akamenya ibiri mu mitima yabo, kandi akamenya ibyo abantu batavuze mu magambo. None rero ikibazo gisigaye ni iki? Ese wowe wakwifuza kugira ubushobozi bwo kumenya ibyo abantu bose bagutekerezaho? Wenda wabona bakubwira ko bagukunda, nyamara mu mitima yabo bakwanga. Wamenya bagushimira ariko bagutekerezaho nabi. Wanamenya bakwizera n'abakwifuriza umugambi mubi. Ikintu gishimishije kirimo ariko nanone kirimo ubwikunde, nuko ibitekerezo byawe waba ubizi wenyine, ukarenzaho no kumenya iby'abandi. Ese koko ibyo byaba ari umugisha? Cyangwa se wumva ko byaba byiza kurushaho kubera umuntu usanzwe ntumenye ibitekerezo by'abandi, ariko ukiga gukunda by'ukuri, kubabarira no kwizera abantu? Eliya yari afite ubushobozi bwo kumenya ibitekerezo by'abandi. Yesu we yari azi imitima y'abantu. None wowe ubaye uri uwahitamo, wakwifuza kumera nka Eliya? Tubwire muri comment. Njye nitwa Murukare, naho mu zindi nkuru.